oya nyina wagaburo oya mbabarira ase oya ariko mbabarira n'isubujyanye oya uyu mukinga yamutsane ndubuntu duhuye umunsi umwe duhuriye ku maso nje kumusura muri geto mana ahundi se buriya tantinda kanyanduza sida nabigenze mana yanjye geto z'abasore yanjye mana geto z'abasore barazivuze ntabwo meze neza kubera iki nta bintu byadanje ntabwo meze neza mva aho yewe winkora ibintu bibaye se ntabwo ari danje ibintu bibaye ntabwo ari danje kuri we ntabwo ari danje ubwo ndarubwo nsanze ari ubwa mbere ubikoze Yes, karibu. Deva rwose. Meze neza. Nari mukumbuye yicara karibu rwose. Urisanga umukobwa mwiza. Urakoze. Niko. Shani kuri pe. Umeze neza shana kubwiye. None inzare gwe. Sikwari ahantu ntayibona. Oya wintera isoni. Ubwo yahise n'ibirori byanyishimira. Ubwo gufite ibintu. Uri mwiza wanjye. Niko. None se ubwayo masuku aba ari muri gitwaye. Njyewe birazwi. Njye nikorera amasuku. Cyangwa nuko wari uzi ko ufite umushitsi. Oya. Ariko abasore ndabazi ubwo nuko wari uzi ko ufite umushitsi. Oya nyine njyewe ntandukanye nawe. Serious, njye ntandukanye nawe. Halo? Murugo? Hari ibintu byose. Urukumva ugiye kuhanyura? Shangwini ibintu byose birahari. Bayo uransanga mu rugo. Waje. Muri shabaho.
urabaho neza shade ngukumbere nanjye nari mukumbuye amakuru neza ariko mana yaje wabaye mwiza ego ko byibushe n'ukuri ko nawe ari uko shade byaranze byanze gute se kandi ntabwo wabyumva buriya ntabwo kubibazo mbafite ariko nyine hari ukuntu imana ikubitika korose akaba ari byo uri kubona sha uba wicaye wari usanze ndi mu kazi uba wicaye ariko uba unganiriza ariko hano hari agatebe kanini oya sabona natinda ushaka twicara nawe nta kibazo icara kuri aka karekare wamagara ndangwaye n'umugongo wicaye aho ngaho unganiriza nuko usanze ariko mana wabaye mwiza kwari ukari ibibazo siko nawe nta kibazo cyane none nta bibazo biba seriously n'ubu wasanga wateka ikaze hano wayimara nuko se nkaba ndi kugira ngo bigende bite uri kwiyora aba nanze kukosa bagiye kubona amafaranga ndayafite wowe vuga buzane kanya kuzane Eko mu cyumba nta bintu byatanda ariko mu cyumba hajyamo abantu bagiye kuryama singiye gusasira sindi umugore wawe singiye kuryama mu cyumba cyawe oya wibwire mu byo kujya mu cyumba oya nukuri kw'Imana mama ese umuhamagara wambwiye iki ugiye kuza tukaganira none uretse abantu baganira ugiye kuganira nyine muri sale nako mu cyumba baganirira mu cyumba gusa ubu aho twicaye ikintu wabwira si icyude ni iki ariko abasore mwese muri babiri oya nyina w'abagabo oya mbabarira aha se oya ariko mbabarira nese ubujyanye oya nawe se shaho ejo twagiye ku mazi tujyana n'umugabo nyine agiye kuntembeza ko yari abisezeranije agiye kunyereka n'imigabane afite ku Kivu ndangije mbamuye n'uwo bita Esperasi ujya winopfa uramureba ndi kumureba agakobwa kamwe karekare k'inzu suzi nk'urabara yambariye inkuru yego ndatindaho umugabo niba yaragize umujinya ntabwo nzi ukuntu byagenze niba umugabo yaragize umujinya nakuri ngatinze sinabimenye yahise afata moto aragenda urabona nazanye n'umwana ndabwo ndabatanye ushaka aho ndyama naryamye kwa mukuru wanjye ujyaho mu bigomba bukera ndavuga ati ntabwo najya ngiye gusura umushuti wanjye kamanyura ndebe uko amerewe niyo mpamvu ko tunyuze hano sha urakoze ni ukuri urakoze uranyibutse rwose urakoze pe sha ntabwo twabanye nawe subize sha ndacyakwibuka ntabwo nakwibagiza uko twabanye ariko ubwira urukundo nuko nyine nuko bigenda kwa telefone numva ndikanze sha nyine numvaga ashaka kukuganiriza nkakubwira ibibazo bindiho reba nubwo umugabo yasize twari duhagaze aho ariko n'uwo mukobwa nkabona ari ikigore ari kureba yego iki kigore ari kureba cyanyishe niyo ashobora nkabona kirebye neza mu maso ntabwo muzi uzaza kumumenya uzamumenya n'ubundi bwo muzahora bari kumwe none se Marija ibaze nawe umuntu yasohokanye tugeze ku mazi aransize urumva ibi rero gukora oya ntabwo ari uboro n'ubundi bari basanganye buriya ntabwo bahuriye ku mazi ngo bapfe kumenya naho ubundi se Marija nishangiye gutaha ubu ngubu ariko amaze amuhamagara numva ko ari nanyitaba ntabwo arayitaba ariko ni ukwihangana ashobora kuyifata amuhamagara numve muhamagara ugerageze yanayikuyeho ugapfa kunyita inama ngiye ndazumvishe ngiye kugenda nihangane wa mugani n'umunyarwanda acumugana avuga ngo kwihangana bitera kunesha wenda nyuma y'ahangaha ikimana azanyibukiraho nawe ubundi kanahe navuye ko ntaranarara oya urare mu rugo oya kangende ntagira ahandi ucumbi shaka ngende nyine asanga ndi no mu rugo reka mbaherekeze reka mbaherekeze ni ukwigora nyine ni ukwigora ariko ni ukwihangana
cyakoze Marija icyo mwifuzaho pe inama mpa ziranyubatse nabaye nk'umusazi icyo nifuza basi ni ukugira mu kukamumuriza nta kindi kuko ibyo narabyakiye byararangiye nta kibazo nzagusura kandi nzakuba hafi ndi inshuti yawe ni ukuri pe naho ubundi kangene utera no mu mayira nawe ugende wite ku bana kandi ugende atananga mu rugo sibyo ngo genda rero ugere urugendo rwiza shano ngaho sheri Mana we mana yanjye ubukonko umana ibintu bimbayeho ni ibiki ubu se mana we ubu se mana koko mana yanjye ubu ko ndi mu gihe cy'ukwezi uyu muginga yamutse anenda ubuntu duhuye umunsi umwe duhuriye ku maso nje kumusura muri geto mana ahundi se buriya atanenda akanyanduza sida nabigenza mana yanjye geto z'abasore yanjye mana geto z'abasore barazivuze mana ni ubwa mbere naringize muri geto mana mbabarira undinde ntagira ikintu kiba cyambayeho byibuze bibi banga ndagiye ariko sinzi mfite ikibazo ntagize inda nshobora no kwandura umuntu duhuye umunsi umwe ese geto yaba yayikodesheje atariye ugasanga n'umuntu yatiye ubundi se namenya akarere avuka amaraka ariko ndikimara mana yanjye ndikimara ku cy'ubwenge bwanjye bwagiye mana ko narinzi ko ngira ubwenge nabutaye he mana we mana ndi kwicuza baby umeze neza se meze neza se ntabwo meze neza kubera iki nta bintu byadanje ntabwo meze neza mvaho yewe winkoraho ibintu bibaye se ntabwo ari danje ibintu bibaye ntabwo ari danje kuri we ntabwo ari danje si baby ubundi hari ubwo nsanze ari ubwa mbere ubikoze Ingo Zubu, Ingo Zubu, Ingo Zubu, Ingo Zubu, Ingo Zubu.